ntabwo Satani arwanya impano z'umwuka, ntarwanya impano z'umwuka wera, ahubwo arwanya imbuto z'umwuka wera. Ibi dukora byo kubwiriza ijambo ry'Imana, umuntu wese w'intyoza yabivuga. Eloquence irakonta burya mu kuvuga ubutumwa, yabivuga. Hari abantu benshi bashaka indamu zabo bakereka abantu ko Imana yemera umuntu kubera imirimo yakoze. Ntabwo ari byo. Jewe nkaba ngukeneyeho inyungu runaka, ahubwo ntinuzana miliyoni 5 kuri konti yanjye cyangwa se kuri konti runaka nugira gutya, Imana izakwemera, izaguha umugisha. Ntabwo ari byo. Ntabwo Imana yemera umuntu kubera imirimo. N'indi magambo, iyo umaze kwizera mu mutima, ni na ngombwa ko ururimi ruhamya ibyo wizeye, rukabyatura. Kuko umunyarwanda yaravuze ngo akuzuye umutima gasesekara ku mubiri. Indwara ifatiye imbere utangira kwibyiyumvamo. Urugero, niba urwaye nka malaria, ukumva akaruhu karaza mu mubiri, biza bikeya, uko indwara igenda ikura, birangira no ku mubiri bigaragaye, ugatangira ugashishira, utuma ushakira ikintu nifubika, ubwo umubiri ukagaragaza ko imbere hari ikintu cyabaye. Uko niko n'umukristo wakiriye Yesu akwiriye kumera. Donc Yesu akwiye gufata imbere, agahera umutima, ukizeza Yesu umutima, ariko n'inyuma bikagaragara. Imana ihimbazwe cyane. Iyi kamera ya Ayalon TV ni nyiva imbere, ibyo nza gukora. Kamera y'Imana yo ntabwo iza guhagarara, yo irakomeza ivuga ngo reka turebe ko ibyo avugiye kuri kamera ya Ayalon TV ari nabyo akorera imbere ya kamera y'umwuka wera. Turebe niba izi kamera zihura koko. Imana ishimwe cyane. Kwizera Yesu, Imana ishimwe cyane, biduterwe mu gisekuruzo twabagamo. Bigukuye iwanyu kwa Sekamonyo, bikuvanye iwanyu kwa Gahutu, bikuvanye iwanyu kwa Sekimonyo, birateruye kwa Nyagahene, bikuvanye iwanyu mu Bazigaba, bikuvanye iwanyu mu Bahutu n'Abatutsi, birateruye, bivanye mu gisekuruzo cy'umuntu, bijyanye mu gisekuruzo cy'Imana giterekayo. Aho rero niho abantu batwibesheraho, bakajya kohereza inkuba ngo bice umuntu, bagasanga ntitukibarizwaho abatuzi. Twavuye mu gisekuruza cy'Imana, twateruwe mu gisekuruza cyakoma ko ubumana. Kwizera Yesu byaduteruye mu gisekuruza cy'umuntu, bitujyana mu gisekuruza cy'Imana. Duhinduka imiriro. Iyo tugezeyo ntituba tukiri abantu basanzwe, tuba turi imiriro. Urufunguzo rwo kujya mu ijuru ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kwizera Yesu, uko kwizera nkaguhamisha kwatuza akanwa kanjye. Icyo igisigaye rero, iyi mirimo ikizamfasha ni iki? Ni ukuzahabwa ikamba ryo kwizera Yesu. Amen. Imana ikurebye mu gitabo cy'abizera ikagusangamo, rero ngo okay, n'umurimo ukora uzawuherwa ingororano. None rero icyo mvuga ni iki ngiki rero, bene data mukora imirimo y'Imana, nimubanze murebe niba mwizera Yesu mbere yo kugira ibyo mukora, kugira ngo ibyo mukora muzabiherwe ingororano, mutazaruhira ubusa. Nuko mugomba kwa mwizera Yesu. Eka twongere tubahe ikaze inshuti bene data mwese mudukurikiranaho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi tunejejwe n'Imana kuba tugarutse imbere ya kamera kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza. Hanyuma mbere yuko wenda twinjira mu kuganira ijambo ry'Imana, ngira ngo murabibona twabatumiriye n'umutumirwa rwose. Turashaka kubanza wenda kubabwira ko channel izina ryayo ryahindutse, kugira ngo mwana mubizi ko yitwa Revelation Ministry. Uyu munsi rero byahindutse, ubusigaye yitwa Ayalon TV. Ayalon TV. Iryo ni izina ryiza cyane, turaza no kubikora ikiganiro kuko ni izina ry'ahantu heza cyane Bibiliya itwereka agaciro. Turabasobanurira kandi impamvu twahinduye nuko hari benshi bagiye baduha icyo cyifuzo bitewe nuko batabasha guhita bumva ubutumwa neza uko tubushyize kuri YouTube. Birabagora kubera ko izina twa dufite twari turihuriyeho n'abandi benshi, bigatuma rero abantu bajya ku kiganiro neza. Rero ryanditse na Ayalon TV, ariko ministeri irahari yitwa Revelation Ministry. Rero
ubwo umuntu wese ushaka gukurikirana ubutumwa bwiza uzaza wandikamo Ayalon TV, hanyuma uhitugera ku butumwa bwiza, yaba ikiganiro kijya ku kanya uzaze tukibona. Mbere yuko rero twinjira mu kuganira, reka tubanze tubereke umutumirwa wacu, nubwo mwamubonye ariko ntabwo turamuha ikaze kugira ngo abibwire, hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze. Amazina nitwa Munyeshyaka Edmond, ndi umukristo ubarizwa mu itorero rya Pentecote mu Rwanda, muri paruwasi y'Ibahari, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana 5. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira noneho kugira ngo n'ubundi tuganire, reka udufashe usenge kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Mana, mu izina rya Yesu turagushimira ko uri Imana y'urukundo, Data wa twese mwiza, umenya n'intege nke zacu. Turanagushimira kandi ko ari Imana ifite ubushobozi wenyine bwo gutandukanya amanywa n'ijoro. None uduhaye iki gitondo, turabigushimiye. Hanyuma ijambo ryawe rigiye gutambuka, ntabari twe icyakora ntidusaba ngo tubure, ahubwo tuboneke nawe ubonekere muri twebwe. Umwuka wera asobanure kurenza uko twasobanura, kandi mu nshingano umwuka wera agira aho no kwemeza, ntabari twe umwuka wera yemeza bene Data, ababyumva n'abazabyumva. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana igumugisha. Hanyuma Edmond, twagutumiye kugira ngo dufatanye mu ijambo ry'Imana, ariko ikiganiro tugiye gukora, reka tubabwire ko ni ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Murabizi ko dufite ibiganiro 4 bitambuka kuri channel, harimo ikiganiro Igihe cyanjye gitambuka inyigisho z'ibyahishwe kugaruka kwa Yesu ndetse n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Akaza ikiganiro Dusengane, aho dusobanurira ibirebana no gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa, tugafata n'ibihe byo gusengana n'abantu. Akaza ikiganiro Ubusesenguzi muri Bibiliya, aho dusesengura byinshi muri Bibiliya abantu benshi bikunze kubagora. Akaza n'ikiganiro Menya Nibi. Menya Nibi harimo utuntu twinshi abantu bagiye bubakiraho muri Bibiliya, ugasanga tubatera kuba mu ntege nke no kudakizwa, kuko bagiye bafata iyo mirongo bakayumva uko itari. Urugero nko kuvuga ngo hari umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo, nko kuvuga ngo Imana yarenganyije Farawo, nko kuvuga ngo Yuda yazize ubusa. Mbega harimo ibintu byinshi genda tuganiraho. Abantu benshi bifashisha na ya magambo ngo Imana, ngo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo ujye gakeya. Ibyo ni bigenda bigaruka mu kiganiro Menya Nibi. Uyu munsi rero tugatse mu kiganiro Menya Nibi tuganira ku birebana n'agakiza. Niyo mpamvu twabatumiriye umukozi w'Imana kugira ngo dufatanye twibaza ku kintu cyitwa gakiza. Hanyuma turavuga ku bintu 3 ari byo twagutumiriye. Icya mbere ni iki? Mbese agakiza ni iki? Icya kabiri, ubundi se umuntu akabona ati agahabwa ryari? Se n'uruhe ruwaragira kugira ngo agahabwe? Icya gatatu, iyo amaze kugahabwa ni iyihe myitwarire agomba kwitwara ate, akwiye kwitwara ate? Ukuvuga ngo hari ibintu bishobora kugaragaza ko yagahawe. Rero tubahaye ikaze kugira ngo mudufashe mudusobanurire kuri izo ngingo 3. Murakoze. Iyo bavuze ijambo gakiza biva ku nshinga mu Kinyarwanda yitwa gukiza. Gukiza rero mu Kinyarwanda cyacu byumvikana mu buryo bubiri. Hari ugukiza indwara, hari no gukiza umuntu icyago. Agakiza rero kari ku ngingo ya B yitwa gukiza icyago. Agakiza si ikintu, ntabwo agakiza ari ikintu, ahubwo n'abadukurikiye babyumve, ahubwo agakiza ni umuntu. Nimvuga umuntu simvuze Jarike, simvuze n'undi muntu wari wese wo kwisi, ahubwo agakiza ni Yesu. Abantu banyumve neza, abarokore hari ijambo ryiza tugiye tukavuga ngo Imana si umuntu, ariko Bibiliya yitwereka ko Yesu ari umuntu. Ndahita mbaha urugero. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 14, dusome mu izina rya Yesu. Biravuze ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Wenda nongeraho naho ku murongo wa mbere, birivuze ngo mbere na mbere hariho jambo,
ijambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Aha ndaje kuvuga ikintu kimwe wenda tutagiye muri byinshi cyane, nari nshatse kwerekana uburyo Yesu ari umuntu. Nimvuga ngo ni umuntu simvuze ko agira kamere nk'iya muntu, oya, ahubwo nuko hari ibyo ahuriyeho n'abantu. Umuntu ashobora kubabara kandi na Yesu nawe arababara. Imana itugire neza cyane rero. Hanyuma iyo tuvuze agakiza, umuntu nanjye avuga ijambo agakiza ajye yumva ko avuze ijambo Yesu. Dukiza iki? Kuki byitwa agakiza? Nuko yadukijije icyago. Icyago mvuga ntabwo ari iki cyugarije isi cyitwa coronavirus, oya, ahubwo icyago mvuga Yesu dukije ni urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka ku mukristo urupfu rw'umubiri ntacyo rutwaye, kuko Bibiliya inavuga ko urupfu rw'abakunzi be ari urw'igiciro cyinshi. Kubera iki? Ni inzira umuntu anyuramo yerekera aho yateguriwe. Hanyuma ari icyago Yesu dukijije ni ukurimbuka kw'iteka. Nicyo gituma Yesu yitwa agakiza. Nuko yitwa agakiza. Indimi z'amahanga nizo zibivuga neza, abongereza baravuga ngo ni savior. Donc ni umucunguzi. Imana itugire neza cyane. Nicyo kintu cyitwa agakiza. Ikintu cyitwa agakiza n'abandi bose bimenye, ni iyo tuvuze agakiza tuvuze Yesu. Yes. Murakoze cyane. Uti ntabwo agakiza ari ikintu, ahubwo agakiza ni umuntu, kandi uwo muntu ni Yesu Kristo. Niwe waduhindukiye agakiza, yadukijije icyago cy'urupfu rw'iteka ryose. Hanyuma icyo ndibwira ko cyasobanutse, kuko abantu benshi nyine bakunda kubigiraho urujijo. Ikindi wenda twari tuvuze tugeze ku ngingo ya kabiri, ese ko tubonye kagakiza ari Yesu yahindutse umuntu kugira ngo aze kubana natwe nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, abone uko atukiza, aturokora urupfu rw'iteka ryose. Yarabikoze ahita dukiza birarangira. Ubwo tugeze kuri ya ngingo ivuga ngo none se umuntu akakira ryari? Ubwo niba tugeze kuvuga ngo akakira ryari, ubwo wakira Yesu, ubwo no kwakira Yesu umwami n'umukiza. Hanyuma umuntu amwakira ryari? Ese ni uruhe ruhare uyu muntu asabwa kugira ngo ahabwe ako gakiza, cyangwa ahabwe uwo Yesu nyine abe muri we? Urakoze cyane. Ndahera ku ijambo uvuze ngo umuntu akakira ryari. Uranyihanganira agiye nkunda guanaliza cyangwa se gusesengura. Ijambo ryari ni ukuvuga ngo ni igihe. Icyo twagutumiriye rega ni igihe. Donc nta gihe na kimwe umuntu atakwakira Yesu. Igihe icyo ari cyo cyose n'ubu tuvugana uwakwizera Yesu ahita aba muri we. Nagira ngo wenda Yesu yaraje nyine aradupfira, arabirangiza, abantu bose bamaze kwakira agakiza biba birangiye. Ndabivugaho. Bibiliya ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu nakinguka urugi nzinjiriwe. Donc ntabwo Yesu afata ku ngufu, ntabwo afata jarike ngo ndashaka kukizwa, oya. Yesu akorera mu ijambo ubutumwa bwiza umuntu yumva, akavuga ngo ubutumwa bwiza bukavuga buti ndashaka ko mukizwa. Hanyuma aho ntabwo ari itegeko ko umuntu akizwa, ahubwo ni ubushake bw'umuntu. Umuntu akavuga ati ndumva nakwakira. Iyo umuntu amaze kumva ngo ndumva nakwakira Yesu, aho ntibisaba ngo bari nijoro, ntibisaba ngo bari ku manywa, ntibisaba ngo bari mu rusengero. Aho ari hose yakwakira Yesu. Apfa kuba yumvise mu mutima yakwakira bitewe n'icyo yumvise cy'ijambo ry'Imana. Hanyuma icyo mvuga ngo iki rero, Yesu kwakira agakiza ni ubuntu. Icyo tucyumvikanaho na bene data batwumva babimenye yuko kwakira agakiza ni ubuntu, nta giciro. Donc ni nacyo gituma n'ubutumwa tubuvuga ku buntu. Ntabwo tuvuga ubutumwa kugira ngo ababwumva bishyure. No. Tuvuga ubutumwa ku buntu, kuko natwe icyo twagihawe ku buntu. Yesu ajya guhaguruka mu ijuru agasiga icyubahiro, nta muntu wishyuye, ahubwo yabitewe n'urukundo. Aza ku buntu kugira ngo n'ibyo azanye abantu bazabyakire ku buntu. Imana ishimwe cyane. Mbonereho rero no kubabwira ko uruhare rw'umuntu kugira ngo yakire agakiza. Nimvuga uruhare, si ukuvuga ko hari abantu benshi bigisha ngo nugira gutya
nutanga amafaranga gutya Yesu arabana nawe. No, ntabwo Yesu abana natwe kuko twishyuye. aho rwose numvaga nanjye ndi bukubaza ikibazo. Ntabwo Yesu abana natwe kuko nafashe ibihumbi 100 ndashyira kuri akaunti yawe ngo kugira ngo Yesu abane nanjye. Oya, imirimo y'uwizera iremewe, ariko ntabwo ari iduhesha agakiza. Ntabwo ari imirimo iduhesha agakiza. Icyo tumarira ni ukutwongerera amakamba tuzahabwa mu ijuru. Imana tugire neza cyane. Rero icyo bita uruhare rw'umuntu ni rumwe. Ibiri dusaba ni ukwizera Yesu byonyine. Donc iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana yamara kuryumva, uruhare rw'uruba rusigaye ni ukwizera. Kwizera ndabivugamo ibice bibiri. Hari ukwizeza umutwe. Abahanga benshi ku isi bizeza umutwe. Hanyuma hakabaho no kwizeza umutima. Ntabwo Yesu tumwizeza umutwe, oya, ahubwo Yesu tumwizeza umutima. Bivuze iki? Kwizeza umutwe ni iki? Ni ukumenya amateka ya Yesu, ukamenya ko Yesu yavutse, ukamenya ko Yesu yavuye mu ijuru, ukamenya ko Yesu yaje gutanga agakiza, ukamenya aho yavukiye, yewe ukamenya n'ibyo abavuga butumwa benshi batazi kubera ibyo wahuye nabyo na siyanse, ibyo wumvise. Ibyo ikiba gisigaye rero biba bitandukanye no kwizeza umutima. Kwizeza umutima ni ukuvana bya bindi uzi mu mutwe ukabishyira mu mutima. Kubishyira mu mutima ni ukuvuga ikintu ngo ubutegetsi umutima uko bijya mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Niba uzi ko Yesu yavutse kugira ngo ukizwe ibyaha, umutima ukakubwira ko ugomba kwizera uwo Yesu kugira ngo ibyaha bigushireho. Imana tugire neza cyane. Hanyuma rero nicyo navuga, uruhare rw'umuntu kugira ngo umuntu awuhabwe nuko yizera. Iyo ni A. Urundi ruhare rwo rusigaye rwa kabiri ni ukwatuza akanwa. Imana ishimwe cyane. Abaroma 8 igice cy'umurongo w'9 Bibiliya ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami uzakizwa. Mu yandi magambo, iyo umaze kwizera mu mutima, ni na ngombwa ko ururimi ruhamya ibyo wizeye, rukabyatura. Kuko umunyarwanda yaravuze ngo akuzuye umutima gasesekara ku mubiri. None rero nuko ngo akanwa nako kakagaragaza ibyo bintu uri kuvuga. Ndaguha urugero, hari n'indwara, burya n'indwara y'icyo gufata ifatira imbere. Mbonera no kubwira abantu bavuga ngo ikimana ireba ni umutima. No, ntabwo Imana ireba umutima wonyine, n'umubiri irawureba. Imana tugire neza cyane. Hanyuma noneho indwara ifatiye imbere utangira kw'ibyiyumvamo. Urugero niba urwaye nka malariya, ukumva akaho karaza mu mubiri, biza bikeya, uko indwara igenda ikura birangira no ku mubiri bigaragaye, ugatangira ugashishira, umunshakira ikintu nifubika, ubwo umubiri ukagaragaza ko imbere hari ikintu cyabaye. Uko niko n'umukristo wakiriye Yesu akwiriye kumera. Donc Yesu akwiriye gufata imbere, agahera umutima, ukizeza Yesu umutima, ariko n'inyuma bikagaragara. Imana ihimbazwe cyane. N'inyuma bikagaragara, ukatuza umunwa yuko Yesu ari umwami. Buriya niko byagendekeye kiriya gisambo cyari kibambye iburyo bwa Yesu. Imwe mu mpamvu zatumye kibona ubugingo nuko cyavuze ngo rata mwami, kikatuza ururimi yuko Yesu ari umwami. N'abene data badukurikiye, niba hari abatari bakizwa, tubasabe ko nimuntu akizwa mugapfukama bakabasengera. Bashumba, mujye mwibutsa abantu ko bakwiriye kwatura ko Yesu ari umwami. Nujya gusengera umuntu akizwa yakira Yesu nk'umwami n'umukiza bwa mbere, ni na ngombwa kumwatuza, akavuga akatuza ururimi rwe yuko Yesu ari umwami. Imana ishimwe cyane. Kiriya gisambo rero kimaze kwatura ko Yesu ari umwami, Yesu kimara ngo rata mwami, gihita gikoresha imvugo ya kimuntu, kiravuga ngo uzanyibuke. Urumva gikoresha igihe kizaza, ariko ku Mana nta gihe kizaza kiriho. Yenda nitubona umwanya tuzasobanura ibyo kumusaraba, tubabwire n'impamvu y'ibyo ngibyo byose. Uriya mugabo Dismas wari wambye iburyo bwa Yesu, warutaga Yesu imyaka 18, tubabwire n'ukuntu byamugendekeye, mbabwire n'ibintu bitatu byatumye abona ubugingo. Zimwe mu ngingo 3 umuntu akoresha akabona ubugingo. Imana tugire neza cyane. Uyu mugabo Bibiliya itangira imuvuga muri Luka 18 ku murongo wa 18, niwe Bibiliya yita umutunzi. Yabwiye Yesu, arambwira ngo mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzaraga ubugingo buhoraho?
Yesu aramubwira ngo unyitire iki mwiza, aramubwira ngo umwiza ni Imana. Aramubwira ngo icyo usoma amategeko ni iki, ngo ntukice, ntukibe, kandi ntugasambane, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uriya mugabo Dismas aramubwira ngo ibyo narabyohereje uhereye mu buto bwanjye. Yesu ngo aramwitegereza, ngo aramubwira ngo urabura kimwe, genda ugurisha ibyawe ubihe abakene uzunkurikire. Bibiliya iratubwira ngo abyumvise ngo gira agahinda kenshi kuko yari umutunzi. Hanyuma ngo arangije ngo Yesu ngo n'ubundi ntibigishoboka ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana, ngo icyoroshye nuko ingamiye yanyura mu izuru ry'urushinge. Imana itugire neza cyane. Arangije kumwitegereza, arangije kumubwira gutyo, Petero niwe yateruriye ijambo, arambwira ngo Bibiliya ngo abantu baravuga ngo niba ruko bimeze ngo ninde uzakizwa. Petero amaze ngo twebwe abagukurikiye uzaduhemba iki? Wenda mbe ngarukiye aho ngaho rero. Yesu arayibona ko igitumye ananiwe kumwizera bamukurikire mu butunzi. Muri njye aravuze ngo Imana ni data twese mwiza, azi intege nke zacu. Imana izi intege nke zacu. Hanyuma rero Yesu arabimenya, hanyuma rero afata icyemezo cyo kureba uburyo yamukiza icyo kintu gituma atizera. Wenda ibyo tuzabisobanura ubutaha. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko uruhare rw'umuntu mu kwakira Yesu, icyambere ni ukwizera Yesu, icya kabiri nyuma yo kwizera ni ukwatuza akanwa yuko Yesu ari umwana. Murakoze cyane. Uti ikintu kibasha gutuma umuntu Yesu yinjira muri we kagakiza kakira, icyambere ni ukwizera, icya kabiri ni ukwatura. Hari abantu benshi rero tujya tubona batinya kwatura, bavuga ngo barizeye ariko kwatuza akanwa kabo yuko Yesu ari umwana ugasanga barabitinya. So kugenda wenda bavuga ngo Yesu ni umwami, ahubwo ni ukubivuga ukagaragaza ko uri umukristo nyine wakijijwe. Ariko ugasanga hari abantu babitinya, kandi ashobora no kuba ari gusangira n'abantu bagenzi wenda bafite ku mafaranga, bajya nk'ahantu nibuza muri hoteli bakabazanye nk'imwa whisky bakashyira ku meza, kuko atigeze abahamiriza ngo yatuza akanwa ke kakijijwe yizeye uwo mwami, basuka hariya mu karahure bavanze na fanta nawe agasukamo kuko yatinye kubabwira ko yakijijwe, yakiriye uwo mwami muri we. Nk'abo bantu urababwira iki? ko barahari beza. Hari n'abasoni banga kubihamya, bakaga no kugendana na Bibiliya mu ntoki kugira ngo babone uko bakora ibyaha hirya kuko hari igihe umuntu agira gutya agendana na Bibiliya cyangwa avuga mu kanwa ke Yesu, ari nk'umusore cyangwa se umukobwa, rero reka mvuga igitsina gabo, yajya guteta nk'inkumi, umugabo ati nawe pasi nawe se burya nawe zibyo ngibyo bijyamo, kuko yamwumvisha agira gute yatuza akanwa ke. Noneho kubera ko iyo ngeso aba akifite agatinya kugenda hano icyo kintu kugira ngo abone ko azatereta izo nkumi, abo bantu urababwira iki kumva agakiza kuzuzwa no kwizera no kwatura? Ndababwira ikintu kimwe gikomeye, gukizwa ni urugendo. Ubu natwe nubwo twigisha hari aho tutarajya, nacyo gituma umuririmbyi yavuze ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke. Icyo mvuga ngo iki rero, ikimenyetso nyamukuru cyerekana ko umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ni ukwatuza akanwa. Urugero uyu mugabo Zakayo wibaga abantu, wari umukoresha w'ikoro, Yesu ngo arayiwe, yarabwiye ngo uyu munsi wagakiza kageze mu rugo iwawe muri iyi nzu. Zakayo nawe nta kindi yakoze, yahise ahaguruka afata ijambo aravuga ngo uwo nambuye, urumva ko yatuye ko yamburaga, aravuga ngo uwo nambuye ndamuriha kane. Urabyumvise? Ndamuriha ku mpamvu za Yesu wageze kwa Zakayo. Bene data rero ndababwira ko umuntu utarabasha guhamya nawe wirira muhamiriza ko mu bwami bw'Imana ko atazigera ahamizwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nutahamiriza imbere y'abana b'abantu nanjye sinzaguhamiriza imbere ya data n'abamarayika biwe. Uwo ni Yesu avuze gutyo. Hanyuma rero biravuze ngo ikimenyetso simusiga. Uranyumvise neza? Ikimenyetso simusiga cyerekana ko umuntu yakiriye Yesu ni ukwatuza ururimi. Ndasaba rero bene data bataragira kuri iyi ntambwe, nta kindi kizabigushoboza, ni ukuba mu bihe byo gusenga, kwiriza ubusa, ukereka Imana intege nke zawe, ukabwira ngo aha sindahashoboka,
iki sindari ndumva iyo njyanye nabo dukorana, iyo tugiye muri pose, iyo twasohotse twagiye gutembera bafata inzoga nanjye bikananira kubahamiriza. Ni urugero ntanze ku nzoga na bene data banyumve. Hanyuma wenda hari n'ibindi bitandukanye. Iki kintu dusohokanye na bene data kubahamiriza ko nakire Yesu birananira, none nkiza ukereka Imana intege nke zawe. Aho rero hanyuma iyo umaze gukora ibyo ngibyo nta kindi kiba gisigaye, utangira kwitoza gahoro kwitoza ama exercice menshi. Wenda dutekereza ko iyo bari kumwe ari benshi bitagukundira, ariko muri kumwe mu kazi mushobora kuganira n'umuntu wakumva David gato ukamutinyuka ukamwira igihe ariko narakijijwe ndi umukirisitu. Iyo utinyutse umwe abwira mugenzi we akabwira mugenzi, ejo bazabiterura nk'urwenya muri kumwe wenda mwasohokeye ahantu bavuga ati runaka yakijijwe da. Hanyuma rero uhere kubona umwanya ubahamiriza. Mu yandi magambo ni bibiri: cya mbere ni ugusenga ugasaba Imana imbaraga zo guhamya, bwa kabiri ni ukwitoza kubikora. Murakoze cyane. Kwitoza kubikora. Urumva gusenga ni kimwe no kubyitoza ni ikindi, kuko wenda gusenga ubwo bivuye ngo ashobora gukoramo imbaraga zimufasha kubyitoza. Yes. Imana iguha umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo iki dusa nkaho tugisubitse turaza kurangiza wenda dukonkrewa. Hanyuma ikintu navuga tugezeho cya gatatu, kuri uyu muntu wamaze kwizera akatuza akanwa ke, tugeze ku kintu kivuga ngo ese ni iyihe mibereho akwiriye kugira igaragaza wa wundi yizeye mu buzima. Kuko naje gusanga agakiza twahawe uyu Yesu nyine uri muri twebwe, ni ukuvuga ngo kagaragarira mu mibereho yacu ya buri munsi. Ni nayo mpamvu Yesaya igice cya mbere n'uva mu 18 hari yaravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi mwige gukora neza. Noneho urumva ko ibyaha byinshi tubikorera mu mirimo yacu ya buri munsi. Bivuye ngo n'agakiza gakwiye kugaragarira muri ya mirimo bwa buzima bwacu bwa buri munsi tubamo, mu mibanire yacu n'abantu. Ikindi navuga nuko urabanza dusobanura iki kintu ni iyihe mibereho, kuko Yesu yaravuze, Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 wa gatanu Prito aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubwo kuvuga ngo imibereho igomba kuba ifite ishingiye ku Yesu yari afite. Uraduha urugero ukuntu akwiye kwitwara mu ijambo ry'Imana. Ubundi imibereho y'umuntu wakiriye Yesu ishingiye ku kintu kimwe n'ingingo imwe. Reka tuyisome hano mu urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma igice c'12 ni umurongo wa mbere gusa. Bibiliya yavuze ngo nuko bene data ndabinyinga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikora kwanyu gukwiriye. Kandi n'ujye no wa kabiri, kandi nishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Cyo ni kimwe, muhinduke rwose mugize imitima mishya, mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ingingo nimwe mvuga umuntu maze kwizera Yesu, kabiri akatuza akanwa ke, igisigaye ni ukugaragaza impinduka mu buzima. Ni uguhinduka. Imana ishimwe cyane. Ni uguhinduka. Guhinduka mvuze ni iki? Ni uguhinduka mu mivugire, ni uguhinduka mu mikorere. Ibyo wavugaga bigahinduka, n'ibyo wakoraga bigahinduka. Ni ukuvuga ngo aka gakiza katagaragariye mu mpinduka. Impinduka ni imirimo. Iyi mirimo twakoraga. Mbanze mbwira abaduteza amatwi cyangwa n'abazadutega amatwi ko ibyo tuvuga ntabwo ari byo twebwe, ahubwo ibyo dukora nibyo twebwe. Ukantu gasubiremo neza ndumva ibyo jewe Edmo mvuga ntabwo ari byo Edmo, ahubwo Edmo nibyo nkora. Ibyo nkora nibyo Edmo. Imana ishimwe cyane. Sinzi nawe munyumvise neza. Ni ukuvuga ngo ibi dukora byo kubwiriza ijambo ry'Imana, umuntu wese w'intyoza
yabivuga. Eloquence irakonta burya mu kuvuga ubutumwa. Yabivuga. Ntabwo Satani arwanya impano z'umwuka. Ntarwanya impano z'umwuka wera, ahubwo arwanya imbuto z'umwuka wera, kandi imbuto zituruka mu mirimo. Ni ukuvuga ngo ntabwo Satani yanga ko tubwiriza, oya, ahubwo Satani yanga ko dushyira mu bikorwa ibyo tubwiriza. Kandi gushyira mu bikorwa ibyo tuvuga nizo mbuto. Imana ishimwe. Ubu ngubu ibintu nza gukora mvuye hano imbere ya kamera, ibintu iyi kamera ya Ayalon TV ni nyiva imbere, ibyo nza gukora kamera y'Imana yo ntabwo iza guhagarara, yo irakomeza ivuga ngo reka turebe ko ibyo avugiye kuri kamera ya Ayalon TV ari nabyo akorera imbere ya kamera y'umwuka wera. Turebe niba izi kamera zihura koko. Imana ishimwe cyane. Aha rero niho haba icyo bita kurambagiza k'umwuka. Umwuka wera ntarambagiza amagambo, oya, ahubwo arambagiza imirimo. Iyi mirimo rero niyo ikubiyemo imibereho, niyo ikubiyemo imyitwarire y'Igikristo. Muri make rero umwuka wera kurambagiza uri muri dushe yoga, akakurambagiza ugeze muri salle de bain wisiga, akareba uburyo usokoza, akareba uburyo wimakiya, niyo abimakiya, akitegereza buri kimwe cyose. Hanyuma rero akareba niba nta ningirimo. Iyo asanzemo inenge arakubenga. Kukubenga ni iki? Afunga connection yiwe nawe, akavuga ngo uyu muntu sinkwiriye gukomeza kumuvugisha, agafunga connection. Aho rero niba umuntu atangira kumva yarabaye ikintu cy'igishushushungwe, ugakora icyo akumva nta kibazo, umwuka yifuza connection kuko yarakubenze. Umusoro iyo yarambagije umukobwa akabona amubona n'inenge zitatu mu mwana, aramubenga, biravuze ngo ntarakimugize umugore. Hanyuma rero nuko rero umwuka wera arakora amagiza, yabona utari uwo kwizera akakwihorera. Imana tugira neza cyane. Kugira ngo rero umukristo yemerwe n'umwuka, nuko agomba kuba yarahindutse mu mivugire n'imikorere, hanyuma ukareba ko ibyo uvuga bihwanye n'ibyo ukora. Hari ikibazo naringize muri iki kintu uvuze ngo umwuka wera arambagiza imirimo dukora. Ese wenda kugira ngo abadukurikiye batwumve ko wumva agakiza kagaragarira mu mibereho yacu buri munsi, nk'uko tubonye mu Baroma ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ni gute wadutandukanyiriza icyo bita imbuto z'umwuka wera ndetse n'imirimo bihuriye? Ese imirimo ihesha agakiza? Hari ahantu ugeze uvuga gato uravuga ngo ntabwo imirimo ishobora kuduhesha agakiza, ariko hari akantu uvuze ngo umwuka wera ngo arambagiza ibyo dukora, sibyo? Uraduhuriza ese imbuto n'imirimo bihuriye? Ese ubundi byose hamwe bishobora kuduhesha agakiza cyangwa n'imbuto gusa zaduhesha agakiza? Ubwo ndibwira ko wadufasha kugira ngo dusobanukirwe. Imwe mu mirimo nkora yangiye buri munsi bamo no guhinga. Wenda sinjya mu ngo mfata isuka, ariko wenda umuntu akoresha uburyo bw'amafaranga bagahinga. Biravuze ngo utateye igishyimbo ntigishobora kumera ngo kiguhe umusaruro. Ntabwo nzi niba unyumvise neza. Utafashe umwumbati ngo ujombe mu gitaka, uwutere mu gitaka, ntushobora kwera. Kandi kiriya cyeze, kiriya kivuye uriya mwumbati weze ni urubuto. Bivuze ngo umurimo ni ubyara urubuto. Umurimo ni ubyara urubuto. Umurimo kwemera. Erega Yesu umva ukuntu Imana yabwiye Adamu maze kumuca mu ngobyi ya Edeni, yaramubwiye ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Bivuze ngo nadatutubikana mu maso umutsima ntazawubona. Yego, uranyumvise? Donc umurimo nudakora, umujya ntafate amafaranga ngo ntange abahinzi bankingira ibishimbo. Iyo tujya gutera ushobora gutera ibiro 10, ariko ukazasarura ibiro 100. Bivuge ngo utakoze umurimo wo guhinga, utera urubuto rwo gusarura, azasarura ibishoboka. Ukora n'umukristo niko akwiriye kumera. Icyo Yesu yakoze ni kimwe, yaduhaye agakiza ku buntu nta murimo tubajije, ariko ingororano tuzazibona uko twakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo imirimo yatuma tuzabona ijuru se? Umva neza. Hari urugero duhaye yuko umuntu utahinze n'ubundi atasarura. Ese ibyo bintu nibuza waduha nk'umurongo muri Bibiliya kugira ngo wenda byumvikane neza,
ko itosha kumenya imbuto n'imirimo bihurira hehe. Ese imbuto zihesha agakiza, ese imirimo ihesha agakiza, ese hari ahantu imbuto n'imirimo bihurira, kuko urwo rugero utanze numvishe byo byaba bifite aho bihurira, bifitanye isano. Imbuto ziboneka ko habonetse imirimo. Niyo mpamvu rero ni kuvuga ngo ese hari ahantu Bibiliya yatugaragariza imbuto n'imirimo ko wenda bishobora kuba biri kumwe. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 nsome mpereye ku murongo wa 5 n'uwa 6 dusome mu izina rya Yesu. Biravuze ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikinyo ntahabwa ikamba. Uranyumvise neza? Ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetse. Umva umurongo wa 6. Umuhinzi uhinga. Yes. Urabyumvise? Ni umuhinzi ari kugira gute? Uhinga. Ni umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Donc uyu muhinzi ntabwo urubuto azarubona atahinze. Bibaho. Icyo mvuze ngiki rero, ntabwo mvuze ngo imirimo dukora niyo izaduhesha ijuru. Urugero, reka nange urugero, kubabwiriza ntabwo kubwiriza ariko kuzampesha kujya mu ijuru. Uko ababwiriza bose ntibazajyayo. Ikindi ni uko natweretse ko kwizera ari byo biduhesha kuba twemeye imbere y'Imana. Urufunguzo rwo kujya mu ijuru ni ukwizera Yesu nk'umwami n'ubukiza bw'ubugingo bwanjye. Kwizera Yesu, uko kwizera nkaguhamisha kwatuza akanwa kanjye. Icyo igisigaye rero, iyi mirimo ikizamfasha ni iki? Ni ukuzahabwa ikamba ryo kwizera Yesu. Mu yandi magambo, kwizera iyo nizeye Yesu ngakomeza kwizera Yesu, iyo maze kwizera Yesu hanyuma ngajya mu mirimo ngakora, ndiho ndereka umubyeyi yuko ndi umwana mu rugo. Urugero, iyo ufite umwana mu rugo ikigushimisha ni ukubona umwana ari mu mirimo. Yewe uranambwira uti yewe sha utemwa uti kuva ukoze kakantu ukoze ikintu ukorwa nzakugurira bombo. Unejejwe n'iki? N'imirimo umwana agize gute akoze. Urubuto ruviye mu murimo w'uno mwana nuko abonye kakabombo. Uranyumvise neza? Ntabwo bivuze ko iyi mirimo akoze ari itumye ari umwana mu rugo. Icyamugize umwana mu rugo nuko avuka kwa Jarike. Icyatugize abana mu rugo kwa Yesu, mu rugo rwa Yesu n'Imana Data, nuko twabyawe n'ijambo ry'Imana. Twarize. Nuko twizeye. Bibiliya nikivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana 1:12. Kandi nyamara abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Murongo 13 rero ngo kandi abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Mu yandi magambo urumva ko kwizera Yesu Imana ishimwe cyane bidutereye mu gisekuruzo twabagamo. Bigukuye iwanyu kwa Sekamonyo, bikuvanye iwanyu kwa Gahutu, bikuvanye iwanyu kwa Sekimonyo, birateruye kwa Nyagahene, bikuvanye iwanyu mu Bazigaba, bikuvanye iwanyu mu Bahutu n'Abatutsi, birateruye bivanye mu gisekuruzo cy'umuntu, bijyanye mu gisekuruzo cy'Imana giterekayo. Aho rero niho abantu batwibeshyeraho bakajya kohereza inkuba ngo bice umuntu bagasanga ntitukibarizwa aho batuzi. Twavuye mu gisekuruzo cy'Imana, twateruwe mu gisekuruzo cyangwa ko ubumana kwizera Yesu byadutereye mu gisekuruzo cy'umuntu bitujyana mu gisekuruzo cy'Imana. Duhinduka imiriro. Iyo tugezeyo ntituba tukiri abantu basanzwe, tuba turi imiriro. Imana ishimwe cyane. Nicyo rero navugaga ko imirimo ikitumarira iduhesha ikamba. Uvuze gutyo unyibutsa andi magambo dusoma mu Bagalatiya igice cya 5:22 kuri havuga iby'imbuto z'umwuka wera. Dusomere twumve. Abagalatiya bitumye fashwa rwose ndafashijwe. Igice cya 5:22. Bibiliya iravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka icyambere ni urukundo, iya kabiri ni ibyishimo, iya gatatu ni amahoro, iya kane ni ukwihangana, iya gatanu ni ukugira neza, iya gatandatu ni ingeso nziza, iya karindwi ni ugukiranuka, iya munani ni ukugwa neza, iya cyenda kwirinda, ni icyenda. Hanyuma birika ngo ibimeze bityo nta mategeko bihano. Bivuga yandi magambo nta polisi wagize iyo mirimo wagize izo mbuto nta polisi yagushaka, ntiwafungwa, ntiwagiwe. Hari ahantu usomye
muri izi mbuto z'umwuka wera mpita numvamo ya mirimo wavuze. Urubuto rwa gatanu ravuze ngo kugira neza, bivuge ngo za mbuto zigaragaza imibereho yacu ya buri munsi harimo n'imirimo, kuko imirimo igarutse mu mbuto z'umwuka wera cyane rwose. aha rero musingira ikibazo aha ku bantu mudukurikiranye, hari abantu bajya bapfobya ikintu cyitwa imirimo ukabona nta gaciro bayihaye. None tubonye ko ziriya mbuto nizo zadufasha kwemerwa imbere y'Imana cyane, ko mu mbuto hajemo n'urubuto rw'imirimo, kugira neza. Ubu aba bantu bapfobya ikintu cyitwa imirimo bavuga ngo kujya mu ijuru ngo nta n'ikindi usabwa ngo nta mirimo, ariko kandi ziriya mbuto bishatse kuvuga ngo umuntu utazifite ntabwo yarijyamo. Ntibishoboka, kuko n'imbuto z'umwuka wera ntabwo bishoboka. Kuko watweretse uratubwira uti hari ukuntu witwara nabi wowe n'umwuka wera akakubenga, wowe yakubenze wajya mu ijuru. None baratubwira ngo izindi mbuto z'iki z'umwuka, bivuze ngo turasabwa kuzuzuza zikuzura. ubwo umuntu utazakora iyi mirimo azajya mu ijuru. Oya, ngewe ahantu dusobanure neza kuko numva abagize confusion. reka yenda tubivugeho. icyo twavuze ku mirimo, uko twavuze ko imirimo si yihesha ijuru, ariko imirimo ni igaragaza ko turi abana b'ijuru. Kandi buriya n'umwana udakorera umubyeyi none aba ari nk'ikigwari. Nanjye umwana wanjye adakoze imirimo mu rugo mba mbona wapi kabisa. Inshingano z'umwana ni nyinshi, ariko zirangira mu nshingano imwe yitwa kumvira ababyeyi. Iyo umuntu rero yumvira Imana agira n'iyi mirimo. Ubu ngubu kuba twafashe umwanya tukaza hano kuri Ayalon TV kuvuga ubutumwa bwiza, ni impamvu z'uko dushaka umurimo uzaduhesha ikamba. Ntabwo ari ukugira ngo tugire ibindi tugeraho bindi. Imana itugire neza cyane. Hanyuma icyo bita kugira rero, kugira imirimo, ndahavuga ijambo rimwe rikomeye. Icyambere, ushobora gukora imirimo utarizeye Yesu, iyo ni impfabusa. Yesu barayikora ahubwo iyo ni zero gatoya. Ubu ngubu hari ibigo bikomeye amanuza, urabona nka za PAMO, HCR, UNICEF, Croix Rouge n'ibindi bigo bikomeye. Ese ibyo bintu bakora bararuhira ubusa? Ntabwo twavuga ko ntacyo bimaze. Ndavuga mu ruhande rw'agakiza, ntabwo ndi kuvuga mu ruhande rw'umubiri ni byiza. Reka tubisobanure hatazagira n'ubyumva nabi agatekereza ko twashatse gupfobya. Oya, ntabwo ariyo ntego yacu. Kubera ko bariya abantu nabo bakora imirimo ifitiye abantu umumaro ukomeye ndetse cyane urumva za UNICEF zita ku bana, PAMO bamenya ko ibyo kurya, Croix Rouge abantu batabara babaye. Mu by'ukuri umuntu anavuze ngo Imana y'umugisha ntiyabakosheje. Hanyuma icyo nshatse kuvuga, Imana mbere y'uko ireba umurimo wakozwe ibanza kureba uwawukoze. Yes. Sinzi niba unyumvise nabe nidataba batwumva babisobanukiwe. Nari mvuze ngo mbere y'uko ireba ko Jarike yabwirije ibwiriza ubutumwa rya Jarike, ibanza kureba ngo Jarike ninde imbere yanjye. Jarike ninde mbere y'uko Imana ireba ivuga butumwa jewe Edmond nakoze, ibanza kureba ngo Edmond ninde. Ninde uyu muntu watinyutse kuvuga mu izina ryanjye, urinde wowe watinyutse gukora umurimo mu rugo iwanjye. Reba nk'ubu uramutse utashye iwawe ukasanga umuntu ariho arakoropa ntumuzi aroroza imbere wawe utari ko ariko please hagarara banza unyibwire wowe iwanjye urinde wowe. Nibyo imirimo ukora ni myiza, ariko urinde ko ntakuzi. Agatangira akisobanura ku Mana. Rero ho nta ruhare tugira rwo kwisobanura. Kwizera Yesu byonyine nibyo bitwirira n'ibisobanuro byose nibyo bigisobanura. Amen. Imana ikurebye mu gitabo cy'abizera ikagusangamo, rero ngo n'umurimo ukora uzawuherwa ingororano. None rero icyo mvuga ni iki ngiki rero, bene data mukora imirimo y'Imana, nimubanze murebe niba mwizera Yesu mbere yo kugira ibyo mukora, kugira ngo ibyo mukora muzabiherwe ingororano, mutazaruhira ubusa. Nuko mugomba kwa mwizera Yesu. Hanyuma rero muri iyo mirimo rero nababwiye ko imirimo ntabwo ari duhesha ijuru, ariko yerekana ko turi abana b'ijuru. Amen. Yerekana ko turi abana mu rugo kwa Data. Imana tugire neza cyane. Hanyuma rero ikindi noneho izi mbuto z'umwuka wera
nabwiye ko urubuto rutangwa n'umurimo, rubyarwa n'umurimo. Uyu murimo uturuka ko uyu murimo ubyariza imbuto rero ni ukwizera Yesu, kuko umwuka wera ntiyakorana nawe utizera Yesu. Oya ubu mu gihe cy'isezerano rishya ubu tuvugana, umwuka wera akorana n'abizera, akorana n'abizera. Mu isezerano rya kera ho yajyaga azagahanga no kubatizera akamukoresha umurimo yarangiza akigendera, ariko ubu ni umuragwa, ni umurage abana natwe, niko Yohana yavuze mu butumwa bwiza 14 umurongo wa 15 umurongo wa 15. Reka yenda tuhasome abantu babyumve neza batazagira ngo ibyo tuvuga. Umurongo wa 15 biravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. 16 nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana n'ibihe byose. Donc umwuka wera abana natwe ibihe byose. Iyo usinziriye bari kumwe nawe, iyo ukanuye bari kumwe nawe, iyo urwaye bari kumwe nawe, mu bitaro muba muri kumwe, bagutera serumu muba muri kumwe. Umwuka wera abana natwe ibihe byose. Hanyuma rero umurimo rero uduhesha umwuka wera ni uwo kwizera Yesu. Iyo wizeye Yesu umwuka wera aba ari open abakinguriwe kuza kubana nawe. Hanyuma rero niwo murimo rero iyo umwuka wera amaze kuhagera, icyerekana ko umwuka wera yahageze, iyi mirimo iratangira. Ukagira urukundo rukunda bene Data, ugatangira kugira imirimo yo kugira neza. Hari abantu benshi nkunda kubwira bibeshya yuko urukundo ahubwo nkunda gukunda. Jarike niba nshobora kuburara nkabwirirwa ufite 25 kilo y'umuceri mu nzu, ukaba ufite kawunga 25, ukaba ufite idebe ry'amavuta niba debe niba akarido, ukaba ufite stock yuzuye, warangiza ukambira ngo mwene Data ndagukunda, ibyo uvuze ni kinyoma. Urabeshya. Icyambere ukoze ibyaha bibiri bikomeye. Icyambere ufite icyaha cyo kutagira neza, ufite n'icyaha n'icyaha cyo kubeshya. Donc icyerekana ko Jarike ankunda nuko amenya ko naburaye ku biro 25 afite mu bushobozi afite, agafataho ikiro kimwe akanzanira nkarara ndiye, none yanansengera ngo Imana inkize inzara. Biramfasha cyane kwizera ko Imana yankiza, kuko mbonye nuko ndi burare ndiye abana batari burare bandirana. Bene Data munyumvise rero, urukundo Imana idutegeka gukundana ni bene nkuru. Burya nicyo cyatumaga abigishwa bakora bagwirizwa abakizwa uko bukeye nuko bwije, kubera ko basangiraga ibyabo. Muri bo nta mukene wabagamo. Jarike yabaga afite byinshi akaza agashyira aha ngaha tugasangira. Imana tugire neza cyane. Iyo ufite bikeya nawe akabizana tugasangira. Nuko nk'uko aho rero mu rukundo ni naho hakubiyemo cya kintu cyitwa kugira neza. Ntushobora kugira neza udafite urukundo, ntushobora kugira neza udafite urukundo. Mwene uyu magambo wanavuga ko kugira neza, urubuto rwo kugira neza ari ikimenyetso simusiga cyerekana ko urukundo ruhari, ntiyababeshya. Imana tugire neza cyane. Icyo nababwiraga rero, izi mbuto z'umwuka wera ni ikimenyetso kitwerekana umwuka wera, kandi kubaho umuntu afite umwuka wera ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko yizeye Yesu, kandi kwizera Yesu ibyo bitwinjiza mu ijuru. Imana imugisha. Murakoze cyane. Utumye bitanekereza ko tuzakomeza iki kiganiro. Ahantu nifuje ko tuzagikomereza ni kuri izi mbuto z'umwuka wera, kugira ngo abantu basobanukirwe ibi bintu, kuko urumva imbuto z'umwuka wera ngo harimo n'ibyishimo. Ese ibyishimo bigiriwe n'agakiza, sibyo? Nk'amahoro. Ubundi nubwo umuntu yagira amahoro, ibintu tuzabiganiraho. Turebe izi mbuto ko tubonye ko zadufasha, arizo zadufasha kwemerwa n'Imana kugira ngo tugere mu bugingo buhoraho. Tuzabisobanura rwose. Twongeye kubatumira imbere ya kamera ya Aron TV kugira ngo muzagaruke mudufashe kuri izi mbuto, buri wese asobanukirwe neza. Hanyuma ndibwira ko wenda twaba dusubikiye aha ngaha ikiganiro, murumva ntabwo turangije, ariko wenda twavuga ku bintu bitatu. Icyambere twibaza ngo agakiza ni iki, ariko badukosoye batweka ko agakiza atari ikintu, ahubwo agakiza ni umuntu. Uwo muntu usanga ni Yesu. Hanyuma icya kabiri, ese umuntu akakira ryari? Ese ubundi ni uruhe ruhare ubundi agira mu kukakira? Tubonye ko nta kindi ni ukwizera uwo Yesu, ukamwakira mu mutima wawe. Hanyuma wangiza ukabyatura mu bantu. Ari kubyatura watura ibyaha byawe, no kubyatura uvuga uwo Yesu. Ikindi
cya gatatu ni uko twavuze none umuntu amaze kumwakira akamwizera akaba anabyatura iyindi mibereho imuranga tubonye ko ni ukuyoborwa n'imbuto z'umwuka wera. Hanyuma wenda dusoza kandi akaba yarahindutse rwose. Nibwira yuko wowe waradukurikiranye hari ikintu wumvishemo ahangaha, wenda ikintu nasorezaho kugira ngo ugireho inama aho umuntu udukurikiranye ni kuri uyu muntu ushobora kuba yibwira ngo arakijijwe kandi atarizera, kuko ubwo twashingira kuri bari abantu n'ubundi tubonye bakora imirimo nk'abari abafite biriya bigo bikomeye cyane, kuko babikora n'abantu nubwo ikigo cyitwa izina ariko ababikora n'abantu bashobora kuba batarizeye Yesu bakaba bari gukora iyo mirimo. Urabagiriye inama? Wenda reka ngaruka inyuma gato, ntabwo ntinda. Hari abantu benshi bashaka indamu zabo bakereka abantu ko Imana yemera umuntu kubera imirimo yakoze. Ntabwo ari byo. Yewe nkaba ngukeneye inyungu runaka, ahubwo ntinuzana miliyoni 5 kuri konti yanjye cyangwa se kuri konti runaka nugira gutya Imana izakwemera izaguha umugisha. Ntabwo ari byo. Ntabwo Imana yemera umuntu kubera imirimo. Mana yanjye, reka dusome hano mu byakozwe n'intumwa 10 byakozwe n'intumwa 4 yenda mpere ku murongo 11 kugira ubundi ashaka 12 kugira ngo byumvikane neza kamere kwa 11. Bibiliya yavuze ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatse kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Ubwo nashaka iyo ijambo rya Yesu. Hano 12 kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, nta wundi kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Mu magambo kwizera Yesu byonyine nibyo bituma Imana itwemera. Kwizera Yesu tukatuza akanwa kacu yuko Yesu ari umwami, ibyo nibyo bituma Imana itwemera. Naho ubundi imirimo ntabwo ari ituma Imana itwemera, ahubwo nabivuze imirimo yerekana ko turi abana mu rugo kwa data. Imana tugemeza cyane. Hanyuma rero abo bantu bakora imirimo batarizera bararuhira ubusa. Babanze bagaruka inyuma gatoya, batera intambwe yo kwizera Yesu. Nyamara kwizera Yesu ya mirimo bakomeza bayikore ariko barizeye. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. N'ubundi Yesu yaravuze ngo ni irembo ry'intama, rwose winjire mu irembo ryitwa Yesu. Amen. Hanyuma reka tugusabe usenge Imana ifashe uyu muntu wari utarizera mbega imwireherezo kugira ngo nawe yizere. Ikindi ni kuri uyu muntu amaze kwizera nawe wananiwe kwatuza akanwa ke, Imana imuha imbaraga zo gusenga no kwizuza ko twabonye ko ariho azaturuka izo mbaraga. Ndetse n'uyu nguyu n'ubundi unanirwa kubigenderamo ya mibereho ya gikristo kabimunanira, Imana imushoboze mu izina rya Yesu kubwo amaze gusobanukirwa icyo akwiriye gukora. Imana imuha imbaraga. Amen. Murakoze cyane. Mbere ko dusenga yenda hagize ukenera ubusobanuro mbere ko tunagaruka imbere ya ekara cyangwa imbere ya kamera nabaha nimero washaka guhamagara, yaba jewe ndatekereza ko Jarike we muramenyeranye. Iyo nkoresha ni 07 8 3 2 3 kubari hanze ubwo abanza guteranya 25 hanyuma gakurikiraho 07 8 3 2 3 Murakoze. Iyo niyo nimero nkoresha. Reka rero dusenga. Mana mu izina rya Yesu, haleluya, turagushimira y'ukuri Imana yacu. Turanagushimira ko washyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, abari kure ndetse n'abari hafi. Mwami turagushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Turanagusabye kandi ngo umwuka wera azasobanurire cyangwa se n'ubu asobanurire bene data bagikurikira kugira ngo ubusobanuro tutatanze Imana igusobanure mu izina rya Yesu. Uhu mugisha bene data bazabwumva n'abagumva, uhu ni mugisha Jarike wateguye ubu buryo kandi twebwe twese tukugiraho umugisha. Niwongera kutwemera ko tugaruka imbere y'ikamera turi bazima dushima izina ryawe, tuzabigushimira. Habwe icyubahiro rero kubyumvise, dusabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha kubwo kumvira ubutumire bwacu. Hanyuma wowe warudukurikiye kanda subscribe, like, share ndetse na comment udufashe kwamamaza ubutumwa wohereza inshuti zawe, hanyuma dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Reka mvuge nti amahoro y'Imana akomeze kubana buri wese.
shalom shalom.